Nagusuje kandi naguhaye ikaze dusanzwe tubana muri aya makuru ariko kandi nawe ukigera muri aya makuru cyangwa se kuri uyu muyoboro wa YouTube aribwo bwa mbere uhawe ikaze kandi nawe nagusuhuje. Aya ni amakuru mashya bavugirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemerere aya nyakugezeho ubundi nkubwire uko biba byagenze. Nge tugiye kubona muri aya makuru nkaba nitwa Sharire wacu. Nawe ukigera ahangaha aribwo bwa mbere nukora subscribe cyangwa se abone bitewe nuko ubyita, ni inkunga yawe ya mbere urabuduhaye kandi Imana iraza kubiguhera umugisha. Ubundi aya makuru tujye tuyabanamo buri uko bwije nuko bukeye. Iyi ni imirwano yongeye kubura hagati y'uyu mutwe wa M23 n'izi ngabo za leta FARDC, aho n'ubundi byarangiye izi ngabo za M23 zinyaza umujyi. Aba bagabo twavuga ko bagize izi ngabo za FARDC, ubwo ni ingabo z'igihugu birumvikana. Abarwanyi ba AFC M23 bigaruriye uyu mujyi wa Runyasenge uherereye ahangaha muri Goroma ya Musinda, hani mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byemejwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu itangazo yasohoye kuri uyu munsi. Ubwo reka nizere ko rero n'ibindi byose ugiye kugenda ubyumva nkakubwira uko iyi operasiyo yakozwe n'aba bagabo biyise intare za Sarambwe, kandi koko urebye ibikorwa bakora ushobora gusanga barenze no kuba intare za Sarambwe. Reka nizere ko rero aya makuru uraza kuyasangiza bagenzi bawe, nuza kunyurwa n'ibyo ndaba ndi kugenda nkubwira. Reka wowe unteze amatwi uri ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nizere ko turi kumwe gatanu kandi uri kunyumva neza. Ariko kandi nawe unteze amatwi uri hanze y'iki gihugu, birashoboka ko waba unteze amatwi uri kuri uyu mugabane wa Afurika, unteze amatwi uri ku mugabane w'i Burayi. Mwese ndabasuhuje kandi reka nizere ko mumeze neza. Reka nizere ko aya makuru namwe muba muri kugenda muyasangiza bagenzi banyu, kubera ko iyi canyino nayikereye ku bwanyu kugira ngo tujye turebera hamwe ibibera ahangaha iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibibaye nyuma y'uko ingabo za SADC zivuye hariya muri uriya mujyi wa Goma. Shishi itabona bavuga bati n'ubundi byaranze, reka twisubirire aho twaturutse, cyane ko mwagiye mubibona ko zimwe na zimwe zagiye zica ku butaka, aho zifashishije ubutaka bwa kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ikaze rero mwese mbagezeho uko ibi byari bimeze. Iki gikorwa kibaye nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri Gicurasi M23 yagabye igitero ku nkengero za kiriya kiyaga cya Edward, kikaba cyararenze ku masezerano. Ubwo birumvikana ko barenze ku masezerano yari yarakozwe hagati y'izi mpande zombi, ubwo ni M23 n'izi ngabo za FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa, aho ibi byose byari byarakozwe mu masezerano bagiranye iduha muri Katari. Ibyo ngibyo murabizi ko nagiye mbibatangariza inshuro nyinshi, ariko ntacyo byatanze mu biganiro bagiye bagirana, kuko nagiye nkubwira ko ibyo bemeranyije nta na kimwe kigeze kijya mu bikorwa. Ni nayo mpamvu M23 inshuro nyinshi ikunze kugaragara mu bikorwa byinshi iri kugenda inasubirana ya migi yari yaravuyemo, kubera ko nyine ubwo bakiva hariya iduha muri Katari. Ngira ngo M23 murabizi ko nigeze kubagezaho inkuru ivuga uko yahise isubira hariya Warikare, kako yari yarahavuye bakiva iduha, ariko babona umugabo Tshisekedi uri ku butegetsi. Ibyo ngibyo nta bikozwa iby'ibiganira, naho uriya mugabo uyu nguyu uyoboye cyangwa se umuvugizi wa M23 akaba yitwa Colonel Nanga, aho yigeze avuga ko uriya mugabo, ubwo ari kuvuga Antoine Tshisekedi Chilombo Felix, aho yagiye amubwira ko ari nka Yona umwe wo muri Bible. Murabizi byamubayeho, ubwo niba warasomye Bible ubwo ufate uwo Yona umugereranye na Tshisekedi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uyu muyobozi cyangwa se n'ubuyobozi bw'ibikorwa bya gisirikare
ibisirikare bya rukora muri biriya bice bizwi nka Grade Nord. FARDC yavuze ko ibi ngibi M23 iri gukora yakoze kuri uyu munsi ari nko kurenga nkana ku masezerano mpuzamahanga, ndetse yitangaza ko ifite uburenganzira bwo kwihorera niba ibikorwa nk'ibyo ngibyo by'iyi mitwe yitwaje intwaro, ubwo ariko baba bashatse kugenda babisunikira byose kuri M23 ngo bakomeje kugenda babigaragaramo. FARDC cyangwa se igisirikare cya leta ngo bafite uburenganzira busesuye bwo kwihorera. Bazihorera bate? Reka byose tugende tubitega amaso, ariko njyewe ndi kuri ubu butaka nakubwiye ko kuva njyewe nkuze ngize iyi myaka nkasanga n'ubundi nisanze muri iki gihugu ndikavukire, ariko bamwe muri bo hari abatatwemera kubera ko kiriya gice kinini cyumvikanamo abantu tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, uba usanga batatwemera nk'abanyagihugu, ari naho M23 ihera ivuga ko umuturage wese uri aha ngaha ku butaka bwa Kongo byitwa ko yahavukiye adakwiye guhorwa ubwoko bwe cyangwa se ururimi avuga. FARDC rero ifite ngo uburenganzira busesuye bwo kwihorera no kurinda abaturage bayo igihe cyose iterabwoba rya M23 ubwo n'ihuriro rya AFC rizakomeza rigira riti itangazo. Ariko kandi reka twibaze tuti ayo mahoro muba mushakira abaturage cyangwa se ibyo ngibyo bakomeje ugarukaho, ubwo n'uwasohoye iri tangazo agaragaza ko ingabo za FARDC ngo zifite uburenganzira busesuye, nibyo ntabwo turi bubihakane, murabufite kuko ni ingabo z'igihugu. Anyway rero nk'ibyo wagiye ushyiramo uvuga ko ngo muba muri kurinda abaturage, kandi inshuro nyinshi tukabona abaturage benshi bahungabanyirizwa umutekano nabo twavuga ko aribo bakawurinze, ubwo ni ingabo zingizi za FARDC twagiye tubona inshuro nyinshi aho uba usanga bambura abaturage utwabo, aho inshuro nyinshi benshi birara mu mazu yabo bakabasahura utwabo. Ibyo twagiye tubibona si rimwe kandi si kabiri, ariko bakarenzaho bakavuga bati ibi ngibi ngo nibikomeza kuba ngo ntago bazabyemera. Niba byarabananiye nimureke M23 yikorera akazi. Iyi ntambara rero yongeye gukaza umurego mu burasirazuba bwa DRC mu gihe imiryango mpuzamahanga irimo MONUSCO n'abandi bafatanyabikorwa bagerageza guhosha imirwano ibangamiye uburenganzira bwa muntu no guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko n'ubundi ngira ngo mwagiye mubyibonera ko bikomeza kuba iby'ubusa cyane ko inshuro nyinshi twagiye tubona hiyambazwa amahanga yose. Ngira ngo ingabo nyinshi n'ubu ngubu hari n'izigihari kuri ubu butaka bwa Kongo rwose bivuga ko ngo baje mu butumwa bw'amahoro, ariko ayo mahoro nayo tubona ari nayo mpamvu ejo bundi uyu nguyu Kabange, ubwo ndi kuvuga Joseph Kabila wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu, ari perezida w'iki gihugu, yagiye yisabira ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bakwirukana abacancuro bari muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko ari abo bacancuro n'izindi ngabo z'ibihugu bigiye bitandukanye ziri kuri ubu butaka bigaragara ko ntacyo zihamaze, ari nayo mpamvu bagiye bifuza ko zakabaye ziva kuri ubu butaka. Ubwo reka nizere ko byibuze aya makuru mugejejeho hari icyo agusigiye, nkubwira ngo reka tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Umujyi nawe ukubwiye waje kwigarurirwa na M23 n'ibindi biri bukurikire aya makuru, nanjye ndahari ngo mbikugezeho. Reka ngushimire wowe twabanye muri aya makuru, nkubwira ngo amakuru yacu yo nakagaruka, ahubwo nge twabanye muri aya makuru nitwa Gasharire wacu. Asante sana.